nawe tugwaye n'ikaze kwanza Akanyamabondo abanza akabanyamagambo ndetse n'amabondo Garara bonyanye ibitse umuntu ari umugabo wari umeze nkakagarara ariko arafite umukore munini ariko umugabo umeze nkakagarara akaba yarananiranye none bibaye ngombwa ko umugabo bina baza kumuhiga baza kumuhiga umugore akamuheka none agaza akavuga ngo umwana none abaje kumureba bagasanga ko ni umwana ahetse none umunsi umwe ikintu cyamwiciye nakagara waza agafite imyati barafata tujyane wa ruzingo uramwonyibukije neza yari wibutamwe none nawe umuntu yaguheka n'ubwa mbere muyo n'umuntu ungana gutya hari igihe biriya byose yabyivugishaga nimana mureba nkumva mfite ubwoba uyu muntu yanakomira kagara n'Imana imbere y'Imana Imana iguyunduye ntago nagusiga nagenda nkumaze none afunguye amukubita umuryango ariko akaba ari boss we tutagiye mu kintu nanjye uri boss wanjye kuko niba ragize amahirwe yo kwiga kaminuza kandi ukabukiga urumva ko kandi uri nkandagira bitabo byinshi byo ari ikintu nkurusha narafunzwe bana sesengura imbwa imbwa kuko indirimbo arayifite yitwa imbwa ngo ndi imbwa cyangwa ngo uri imbwa nukuvuga ngo imbwa imbwa n'imbwa akazi bihuriye ku izina imbwa okay. Hip hop on the top, really go. Wanna go out to the party, my fans, hands on my people. I'm here from Nyamabondo, say yes. Pull on the sun, my fast, you get a band. So the catch up tomorrow and never leave my fans on a pan. Nyamabondo number uno. We've Nyamabondo. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, nashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane wihangane kandi ukomere mwisi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga umunyarwanda ati bucya bucyana ayanda of course nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse bashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo ni mwebwe mudutera imbaraga kandi n'ukuri Imana ijyemgisha myinshi koko itagabanyije turi mu modoka nanjye kuvuga ngo turi hamwe dusanzwe dukorera turi mu modoka turi kumwe na Kagarara turi kumwe na Nyamabondo turi kumwe n'abandi bajene mu modoka turi kumwe n'umuntu udutwaye nawe muri kubona ko turi no mu modoka nziza cyane Nyamaboko witonze nibwo bwa mbere nkhostinze witonze kabisa nitwa ngi ntago ndarye natashoje reba muri itonze nibwo bwa mbere pe cyane umuhanda w'igitaka wagukanze oya turakumahanda w'igitaka hari nabayibuze yego ariko no kuvuga ngo harya muri harimo baravuga ngo munda harimo iki nsa ni munda nsa nta karemere karimo ariko ndishimye kuba mumuje nenge bavuga ngo ni fupi kuba mumuje nakagara kuko afite amazina ya azwi ariko akaba ari umuntu uzwi Kagarara witwa Kagarara yise ariko none abantu bakagarara bakora kuba batarize wagize amahirwe yo kwiga Kagarara no kuvuga ngo nawe tugwaye n'ikaze kwanza akanyamabondo abanza akabanyamagambo ndetse n'amabondo banza nivuge mukanya uzavuga ko ari buguhishe ngaragushyira muri iyo nda yego bica bimbwira kimbo munagushyira mu ibondo ntabwo najya mu pe no kuvuga ngo uzarebe iyo inzoka imizi igikeri yego ibintu kuntu bigenda igikeri kirihaka Nyamabondo ngo iwe ni Nyamabondo nyine ngo ni urugabo runini akikubona avuze ngaragushyiramo ariko abantu barabizi ni wa wundi yaramasiribi n'amakombedi yiruka kubitira umwanzi arabinzega Kagarara umuzukuru w'Imana ko nsigaye nitwa umuzukuru w'Imana sinigeze ntora nikuzo oya natoye isaro agura isakaro mitima ya rubanda amfura wese urabwira uyu muntu ikinyarwanda aragikura he oya ndabizi byavuga byose ndimo ndabyuba Kagarara no umunyarwanda aranduta ntagakuru utarika kurusha kumenya Kagarara bejo bundi mu Masaka yarakize nawe uri mu Masaka ngaho ikora mu mutana nawe wivuge nk'intore nawe ivuge nk'intore Kagarara bonyanye ibitse umuntu ari umugabo wari umeze nkakagarara ariko arafite umukore munini ariko umugabo umeze nkakagarara akaba yarananiranye none bibaye ngombwa ko umugabo bina baza kumuhiga baza kumuhiga umugore akamuheka none agaza akavuga ngo umwana none abaje kumureba bagasanga ko ni umwana ahetse none umunsi umwe
ikintu cyamwiciye nakagara wasaga afite imyati none baza kuba turi kumada wenda reka mbanze gasoze none ubwo biba ngombwa ko nyine baraza baravuga ati madata umugabo wari he tuvuganye naho ari yagiye tuyu ninde uyateze ati no umwana rwose ati se umwana ugira imyata abaho no kumwe na hamwe ugira imyata barege baravuga ati garambika hasi barebe barege basanga ni kagarara barafata tujyane wa ruzingo uramonyibukije neza yari wibutamwe none nawe umuntu yaguheka uyu muntu yaratuzengereje Nyamabondo ikintu avuze nacyumvishe cyane no kuvuga ngo aravuze ngo umuntu baramuhekaga bivuze yuko buriya bihogiza cyane buriya umuntu afite amahirwe yo kugira gute yo gucika muri make ikintu nakishimira Nyamabondo rwose urakoze kubinsobanurira ni nabuze naho mbera kuzabibwira abanyarwanda amahirwe yanjye yo kurokoka aroroshye cyane aroroshye pe bone se muri nkakagararuje kumuhimba aje nko kumushaka ariko ufite isafuriya nini ntiwamutera ko kahita upfurikira tera kuzuba ariko kuki ibintu byawe byose bita biba mu bintu byo kurya niho nyine aganisha tu ariko ayo niko ngana cyakoze urabifiringa ubone kamubwiye kuva naho nagendeye kwizi platform kwino mihanda n'ubwa mbere muye n'umuntu ngana gutya ari gihe bira byose yabyivugishaga nimona mureba aho ngomba mfite ubwoba uyu muntu yanakomira oya turakagara nimana imbere y'Imana iguyunduye ntago nagusiga nagenda nkumaze ntabwo none ari akantu wowe unyibukije ako gafilime kasobora ngo njya kwigendera yanga yari ritomani noneho umuntu aza kumutora umeze nkanjye afunguwe noneho afunguye amukubita umuryango ariko akaba ari boss we tutagiye mu kintu nanjye uri boss wanjye kuko niba ragize amahirwe yo kwiga kaminuza kandi ukaba ukiga urumva ko kandi wowe uri nkandagira bitabo byinshi byo bari ikintu nkurusha narafunzwe umurushagereza ariko ubona n'abanyarwanda barimo baratwumva cyane ndagira ngo nganirize umuntu bita Nyamabondo ahindura ibitekerezo ndetse agire gute uko urumva yaranafunzwe hagati aho ngaho cyane Nyamabondo uko byasa kose sino kugira amabondo gusa ahubwo ashobora kuba afite n'ibindi bintu bibi bitari n'ibintu bibi binyishemo mbikwishyemo uko nta guhangana gutya udafite ibindi bintu nyine ahubwo ngiye mumbarize ngo wafunzwe ifungiwe iki ahubwo mugani icyo nashaka kujyaho Nyamabondo wafunzwe ikiza gihari ibyo nafungiwe nawe biragaragara ko wabizira urabona nutsindwa mu ishuri bashaka kuzakoresha inyandiko mpimbano kugira aho ugera nanjye rero nizo nazize nese wazikoresheje gute utarize burya ni ukuvuga ngo habaho ubwenge karemano hakabaho n'ubwenge buhahano ubu nibwo urimo guhaha ariko urabona ubundi wowe utaranize wabaho njye urabizi neza ko nabaho cyane kumeze nka ryabuye oya ibyo bintu uri kuvuga ngo sibyo ubundi bavuga ntabwo utinya ribu ahubwo wowe nta kibazo ufite oya uretse mbanze mvuge sibyo reka tugore kuri iyo ngingo ngo tumeze nk'abantu batawe gutabwa n'iki ni ryabuye gutabwa n'iki nijare bavuga ngo umuntu yatawe no kuvuga ngo iyo ari wenyine ariko uvuga ngo urabona imiterere yo n'iki niyo bagufunga wabaho kuko wagera pfiriya abantu bakagukunda nabonye nuza yatashe sha kiroso karibu Jenika naze neza kabisa yatashe arabonye ko n'ikigaro nimugoroba twabonanye rwose ariko yancekeje ngo baramukatiye ibintu bamukatiye amezi 6 sha reka tuve ku wundi mujene reka tuve ku uwo mujene reka tumureke reka tumuveho tujya kuri indezi oya tuganire bisanzwe yari ari kukubaza ndimo ndamubaza Mwombarize ibinayaza ndimo ndakubwiye Mwombarize ntago wayimenye nashaka kubanza kumenya ikintu kivuga gutya buriya arakana abantu batatu ongero n'abanyeshuri mwiga n'abanyeshuri nije munyarwanda wa mbere ukunzwe oya cyane ko imiterere yawe reka oya ugendeye kuki kubera reka mutarisona muri buno buryo ahubwo tujye turabona igitengera ndashaka umuheka wenda guheka Kagara ni we munyarwanda wa mbere ukunzwe ugendeye kuki ngendeye kuri ibi bintu bikurikira urumva icya mbere
byumve neza Nyamabondo urumva ibyo bintu nawe igenda ndumvirana unumva nabi warabifungiwe oya ntabwo nawe kujya kora kumva nabi icyiza cyane nawe no kuri umukandida no kuvuga ngo ikintu cya mbere nubaha abantu ndimo batuzamure urumva ikindi kintu cya kabiri sinjye njya kuvuga ku kintu cyangwa se kuvuga ku muntu nabanje gukora icyo bita research abibwire na Nyamabondo byumva urumva kurimo kumwibutsa kandi yiga kandi wamaze imyaka 5 aravuye mu ishuri ko wabyibagiwe baretse karuba karukirira oya nagira ngo gusobanura ngiye nshaka kukivuga nkakigwaho nakibuka neza we kuko utakizi neza akagusobanura Kagara urabona uyu mugabo arimo gutagotera inyuma ya kamera ibiryo nibiza arajya muri kamera asuni yakeretse abanyarwanda ureka da ibiryo bidahari oya ariko ngo naje gutora amakuru ngo ko afite ngisura ngo sinzi ukantu wabaje isura yanjye ntago icuruza none se waba ufite isura idacuruza yewe bidacuruza muri piscine se bageze 30 erega biba byiza umenye defo zawe ukamenya no kuzirinda ari ahantu kuri piscine rwose kandi yaramaje kuratara hari cyane kubajije cyane burya ngo cyane yararimo gupfubura turasha ngoya gadisha burya se gadajya bikora ariko man nari ngumbe mwino mihanda wa tugiye kwa Maji de Black tugiye gusura umusasa vayo hari umuntu wamamagaye ndamubwira ngo ubu ntago mari ndashaka kunamo kamwe ngiye kwa Maji ngo wamujeni byarangiye arenze Nyabarongo ndabugane ntago urenga Nyabarongo kubera ari mu ntara yaravuze ngo siwezi kurudi nyuma siko yavuze ngo ntashobora gusubira inyuma icyo kintu cyo cyambere ndi bumubaza ni gute yaririmbye indirimbo avuga ko atasubira tarenga Nyabarongo akaba ubwo yarayirenze no kuvanga aho ngaho nawe uri umusukwe mitetereza arumva kiri hasi wowe mbwiye none se nyine yasubiye inyuma cyangwa yagiye imbere none se ntago yagiye mu ntara ubuse tugeze ku Ruyenzi yavuga ko oya uretse nkubaze ntago ari mu ntara se hano ni Kigali nani hese hano ni Kigali ni muri Rwamagana muri ki Rwamagana yunganira ikize mvakane Rwamagana ariko si Kigali uza kugira Kanyabarongo rero iyo turi bwambuka ariko ni mu ntara we ariko rero nawe rero yaravuze ngo siwezi kurudi nyuma ntabwo Kanyabarongo ngo nabo yasizeyo ntaza ikigera mu yaraparama igikamyo none ahangana ububangagize nukuvuga ngo ubutaha azaba ari Tanzania arimo kugenda agimbera arimo gutera imbere ahubwo numvaga muri za Gikongoro bivuga ngo cyane ubu nukuvuga ngo agiye na za Kirehe nta kibazo kuko adasuye Nyabarongo ikibiri ko yakambuka Nyabarongo ye yakambuka Urusumo ikibiri neza kumbwira ngo nose ngo Nyamabongo ko ndawe nawe nakagarara ngo mugeze ku Kinyoni mugiye kwa Maji de Black niyo yari kuba wenda naza kumva ko imitekerereze yawe ihuye niyi oya imitekerereze ntabwo twatekereza bimwe ko Maji kuri iyo ngingo ndavuga kuri nubwo yiza ariko yari umuswa abira yiganye na Manase yego urabyumva neza biza kugira aho buruvuga ngo abo batangiranye umuziki cyangwa bakoranye bimwe bibe ko bamwe bagangika nanone ni ikintu kiri urugero ikintu Nyamabondo namukosa roho hano no kuvuga ngo uramubaje ngo urugero turashaka urugero rw'abantu bagangika batangiranye nawe muziki abuzi ntukajya uvuga ibintu udafite igihe nakubwiye ngo sibyo reka duhere kuri Gisa waririmbye ngo Uruyenzi aragangika se buri aragangika ubu nuvuga ngo ikintu bamufashije aragangika ahubwo ubu nise bamufashe muri iyi minsi ari igitarama ariko ni ukuvuga ngo burya nawe nta mibere hafite aragangika cyara acumbikirwa oya ntaga gucumbikirwa burahari no kuvuga kugira ngo wemere niho hantu hambere harushe no kujya muri Amerika ko ntabwo wajya utakoze icyaha ikintu umaze kubona kubona umugabo bita Nyamabondo duhuye none ubu ntabwo yitwa Nyamabondo uvuga Diregiteri ngo yitwa DCF nanjye mbonye umuntu nsumba urumva biri muntu bishimishije no gurata gukira mu gitabo imfasha nigize nayo kugeraho imodoka bayitafuso narayitunze urakoze cyane akantu maze kumubonaho Nyamabondo watunze fuso narayitunze 11 wowe nje ndekara ry'ibyo ndeba hari jambo wavuze ngo niba ari DCF oya hari jambo ukunda kugira ari nkavuga kuri wa mugabo nyine ukunda reyo cyane ubu ngubu watandukanye watoza amafaranga Kamananga
buriya nanjye seze bunanya nkunda kubivugaho niyo mpamvu ujya ubona meze nk'umuntu hagira ikintu ujya ubona meze nk'umuntu ntabwo njya nita ku bintu uzabicuga uzabirebe uko nigeze kubitunga ariko wita ku biryo ariko mwe mutigeze kubitunga ariko wita ku uzaba nita ku biryo se namenye agaciro kabyo aho ubura umuntu w'umugabo ufunze kwifuza irindazi cyangwa biswi kandi mu gihugu utarayiryaga uhita uvuga ati gahunda ngomba kujya ndya noneho tugiye kujya byita mvuga ati buriya mu buzima buriya mu buzima nteza nita ku minywere ninongera kugira defo ariko se ubundi yari buriya ntago yari yegereye igikona tubwishe yari DCF ariko kwegera igikoni cyakugira gute abari maize and beans babyumvishe ubwo bishatse kuvuga manza nyine abari ibigori n'ibishyimbo yes ariko noneho hano no banga umuntu abegereye meat and chips babyumvishe bivuga rero biba bitandukanye no kureba ko mwe nakagarara hari abantu baba barefurenge yari umufaranga ndepfiriye kagarara hari ukuntu nkubona ukuntu ujya wikarakaza ukuntu wiyandikaho hari twagufata hari ntarwo wakwita ku kagarara iyo ugiye bahita bakudura umuntu ukunda igihugu kubera imiterere yawe bazi gukunda igihugu yego urabyumva none mwarambonaga hari no ubanga turabikurikirana twarakurikirana 5 kuri 5 ariko no ubanga umuntu wa mbere wambwiye ngo azaduhuza uwo muntu bamwita Gadi dore n'uyu turi kumwe tunamushimire cyane yezo Gadi wo ngo akaba ameze nk'ishusho ameze nibuze ifoto ubanga Gadi no umuntu ugenda gake ntapfa kumenya imiterere ariko ni umuhanga oya ni umuhanga n'ibishaka kubwira no ubanga umuhanga rega wowe impamvu utari umuhanga urahubuka urabyumva yego ni uvuga ngo wowe nawe uri bashimira mwiriro gute gutyo nyine none Gadi uzagenda unyigisha gake kajya bimbwira none umunsi ubwo rero ngo ariko jya ntarwo yambura kuri n'umunyeshuri ariko ntabwo najyaga nemera ko wiga ariko akambwira ukuntu uri umuhanga uri nawe chef de classe uri ufite nkoni ariko ugiye gutanga amabwiriza uhagarara ku ntebe nako kuba uhagarara ku meza bavuga ngo mwambonye ngo ninge kagarara murakore reka mushimire ko baduhuje ndishimye ko nkubonye rwose biri mu binejeje mbonye amabondo mbere nari kutinya Mirambo muco byo nko kurya nyuma cyangwa za Norvège n'ubundi niho ntuwinyamirambo none niho wiga aratukukuye wanjye ntabwo niga hariya njye niga Kibungo Ngoma imodoka kugejeje hariya kubera ukuntu ukomeye ese yaje n'amaguru ntiyaje mu modoka oya kagaranya muri siporo akora wowe hari no narakarugeze gukorana na Mitsutsu nakore oya niba ari gufata abajura ufite igiti uko nkukurikirana ariko no bijya gutuma nkukurikirana cyane kubera ko munabaye inshuti wano uvanga rega uno tutazahura tuzahura uko bino bintu bigaragara ko bihuza abantu bose kandi no bimaje kugaragara ko isi ntagari uje nabubana nabo ahubwo isi nibagena rimwe na rimwe rajya kuva umuntu aravuze gusinahura na kanaka burangiye we ndi hari Madrid rero nabonye ko ibintu bishoboka nkabona ministeri nsanzeyo nkabona umucuruzi ukomeye nsanzeyo kandi bagira tukaba inshuti bitewe n'iki bitewe n'uko twabaga turi mu gikombe kandi tugomba kuzuzanya none ngiye n'ubanga n'ubundi ndayange aho nari hose yagize naho nari ntunzwe n'ibigambo none ngeze mu gihugu nsanga ibyo bita YouTube nayo iranonze sinigeze kwa Madrid Black sarajyaga numva ngo ngaza ngo ariko yaririmbye ngo niba ari umugati cyangwa imbabura n'abarongo se iyo nyine ngo harimo umugati ngo azasazira mu cyangwa umugati cyangwa imbabura yo indirimbo afite nakunze n'indirimbo bita umuntu uzi kuyiririmba hose aravanga umuntu n'inyama n'amaraso umuntu ni ikimurimo none aragira akavuga ngo umuntu ni mubi umuntu wishe Yesu ngo ariko Yesu narezanye amabwiriza akomeye niyo bamwe nawe ari kumwiciye abuhari cyangwa ari kumutanga nuvuga ngo umuntu wese ntabwo yishimira umuntu wamukura ku mugati urumva yasanze abitwa ba Yuda barakabye bameze neza umwe bitaga Simoni w'umunyekorento cyangwa umwe yabwiye ngo ararari buze ko yarashyaga nka Zakayo afite amafaranga menshi birangira rero bavuze ati uyu muntu aje kutumaraho ibintu avana ba Petero reka tumukubitiza akabwana ese ibintu ari kubibaka ibintu oya no kuvuga ngo yaje ari umwami w'abami kandi iryo jambo urumva rivugitse nabi none usa nk'uritekereza uri mu gihugu uvuye ngo uri umwami w'abami ufite ibyo uje guhindura urumva se wagira amahoro no kuvuga ngo bundi ibyo ni ibintu bisaba
logic ari kubyumva ikibazo wowe utekereza hano hafi ikibazo hano n'ubu ngiye ngifite ikibazo cyo gutiga wumva ibintu no kuvuga ngo niba turi nko gutekereza wenda bizadusaba kugera kuri etape wenda ya karindwi we ahita atekereza etape 1 yongeye ntayirengaho none nagerageza basanga kuri etape ya 4 none se reka nkubaze none njye mbamwisha ndimo bivuze ngo isesengura ryawe na n'ubu ngubu riracyacye ganacyo tugerageza basugera nko muri ganacyo isesengura imbwa imbwa kuko indirimbo arayifite yitwa imbwa ngo ndi imbwa cyangwa ngo uri imbwa nukuvuga ngo imbwa n'imbwa akazi bihuriye ku izina imbwa nyine bihore kuzina imbwa nyine bisesengura nyine ibyo bintu yewe nje nagushubije weraririmbye ngo ndi imbwa yewe se none undi aramusubiza ngo ndi imbwa igenda ku manywa ndi ndirimbwa shebuja wo muri izo mbwa uri yiye muri izo mbwa kongera usubiramo ako kantu ngo ndi imbwa njyewe ndi imbwa igenda ku manywa kandi ndi imbwa irinda shebuja wo muri izo mbwa nyine uri yiye igenda ku manywa imbwa irinda shebuja oya nukuvuga ngo ugiye kwishyira mu mbwa nziza oya uri imbwa igenda nijoro se bazi nukuvuga ko nkubwire ngiye muri ibyo bintu nta na kimwe ndicyo kuko na n'ubu sindabimbwa kuko ntabwo ugeze umugabo ntabwo uraba umugabo ubwo yaba ahagaze hese yaba ari iki nyine yaba ahagaze ni ukuvuga ngo wabaye umugabo wese yabanje kubimbwa oya ni ukuvuga ngo nka buriya Majide Black bambarire ngo ni imbwa kuko ubu yabaye imbwa kuko yigeze kuba umugabo agikunzwe agihitinze ariko ubu kano kanya tuvugana yabaye imbwa kuko ureba hano imisozi turenze urabizi neza ko ari imbwa kuko yigeze no gutunga umugore nibyo nababwiye ese ko wamutunze murabana nyange ndiyo ese se bano ngo ndi imbwa muri zo imbwa igenda ku manywa wenda kagararo twamubuze muri izo reka byo ngibyo tubiveho tuvuga ku byacu turiho nawe yafashe umwuga w'ubuhanzi n'uyu na Nyamabondo ngo ni umuhanzi ngo Nyamabondo nawe se ngo ni umuhanzi none umvana indirimbo ebyiri reka twagiye kubita kapera numva twagiye kubita kapera ngo abantu baratubeshya ngo ubuzima ni bugufi ariko iyo dusanze ari burebure twenjoyinge pfaba urajya kutuzayishishura ngiye mvangavanga Kagarara ntabwo akapera noneho uzayishishura narabindi ndaguha kapera uzayishishura oya ntabwo ubura shishu ndirimbo Kagarara kandi umuntu bahita wumva ari we kuko Kagarara afite ijwi rito ijwi rito ijwi ry'umuntu ikore bari nareye reka twumve iyo nguhereze Use ndirimbe none umukira yamubwire ko yavuze ngo imbwa muhe yindi yimbwa mugenera imbwa afite yimbwa mugenera imbwa indirimbo yimbwa none Kagarara ndumva rero wowe imitakirezo urumva nta kugira sese musansi yose nibugiye karuka twita muri imbere ndirimbo twagiye hari umugabo nkunze we ngari we witwa Kagarara ati mibereho yagize inkoko yayitwayemo yarigenze wenyine none ageze ahashaka we nubangwa arakiga we ngarashaka kubaho neza we ngaho yifuza iby'abandi we kandi ngakunda gukora kamende cyangwa kugira ngo tuzayirire iyo ndirimbo ko numva ushaka kubiri muri melody y'abandi ntaye nuyumva muri melody y'abantu ntera amabuye jewe ndingira size musanze yihuse ndi imodoka yaririmba indirimbo niyi ngofero twagiye Kagarara we banza umukubita no se kinyafura ko kitishyura inzu niyo mpamvu wafunzwe ariko oya gufungwa nawe se ko nabonye Kagarara akunda abagore n'abazafungwa ko nabonye ukunda abagore abahe haryo uzahora uzize abagore oya ntabwo nazira umugore njye none wazize ikibiryo nazira umunwa burya ibiryo wazize umunwa nazira umunwa burya rero nutitonda kundi kubibona n'ubundi uzabuze oya ntacyo nawe se ko numva uri gahanga njye nashaka ko uyu munsi ngohereza inama turunyenyeri we tumusaba mukubite ka freestyle do closing tujye kwa Maji Fresh yo kwa Maji tuzandende gukundwa kukondo mujene yewe munsi ntago ndi buririmbe indirimbo zanjye ushaka kudirimba indirimbo yo mu Regent nta ndirimbo turarero none njye n'indirimbo y'abareye bo ku mutima kabisa yidukubite do closing Kagarara ndabona atari muri mood bo ku mutima ndirimbo yanjye cyangwa ndirimbo undi musore yawe byabakarusha yanjye iri hafi tamuke hip hop on the top really go wanna go out to the party my fans is my game neza hands on my people I'm from Nyamabondo say yes
Pull on the sun in my fast Graban. So the ketchup tomorrow and Valencia, my fans on a pan. Nyamabondo number 1. We've Namabondo. Alright. Siri kujya kwa Maji the Black. Let's do closing wa kigabo we. Turi kujya kwa Maji the Black twenda kugerayo turi kumwe na Kagarara. Turi kumwe na Nyamabondo twagira ngo tubereke kuntu babimeze vibe dufite tujyanye kwa Maji nawe murabiza agira vibe kabisa aba bajene sinzi niba bamwifasha nubwo abatari hangana bari uburyo bwo kuba entertainer twizere ko tubana tukagirana no kumusozo nge na tushimiye Clever shalom Astra Vista.